So guys, nongeye kubona naguikaza hano kuri Venke Impa ndetse no kuri filime yacu Umukirire. Kano kanya hari utubazo tumwe na tumwe tugiye kuba twaganiraho kuri filime yacu Umukirire bikunda cyane. Ese wowe ukubitekereza kuri Cedric ndetse na Shafi ndetse n'uyu musore wacu waje witwa Shalom, utekereza ko umuntu ufite amahirwe yo kuba yatsindira Alice arinde? Ko tubona bose ibintu byose bigomeje kuba byabacanga, utekereza ko umuntu ufite amahirwe y'iyanyuma yo kuba yatsindira Alice ubone yaba ari uwuhe? Icyo tugusaba no kwatanga ibitekerezo ukatubwira nawe ukuntu buri kubitekereza kuri filime yacu Umukirire. Murabisika hano twashoreje Cedric yabyije ukuri Alice agatungurwa cyane kubera ko azi neza ko Cedric ari umukozi wabo, nta n'ikindi kintu akora usibye kuba abakorera mu rugo. Ariko Cedric yasagaragaza ukuri kose ko ari umukire, hubwo atigeze aba umukene no munsi nomwe. Ese ko tubona kugira ngo Alice abyakire nawe byamugoye cyane, utekereza ko kugira ngo Gihozo ndetse na Dani nabo kugira ngo bakire amakuru ko Cedric ari umukire atari umukire nk'uko babitekerezaga, urabona barabyakira ute? Guys, mwayikaze nimba wageze hano kuri Venke Empire, kandi icyo tugusaba no kuba dutera inkunga yo kubakanda kuri buto ya subscribe kugira tujyane mu biganiro byose tuba turimo kubategurira umunsi kuri filime yacu Umukirire. Ese wowe ukunda filime yacu Umukirire, utekereza ko ubuzima Cedric abayemo ari bwiza? Kuba noneho agiye guhangana n'umuntu tubona ko noneho amurusha uburakari bukabije, tubona nawe mu kurakara kwe hubwo urakari aburusha Shafi, utekereza ko Cedric ubuzima bwe buzagenda neza mu gihe cyose akiri kumwe na Alice, mu gihe cyose gitekereza kuba yakunda Alice akamugumana? Guys, ibitekerezo n'ibyayo kugira ngo batubwira nawe ukuntu kwiyumva. Ese Cedric urabona kuri none ikintu kigiye gukora kugira ngo abe yagumana Alice byanyabyo, nta n'ikintu na kimwe kiri kumutesha umutwe, urabona ari kihe? Cedric twese turi kubona ko ibintu kimwe cyose biri kugenda bimugora cyane kubera ko ubuzima abayemo muri kino gihe turi kubona ko bisigaye bimugora kubera ko buri muntu wese aje aza ashaka kuba yagumana Alice, kandi turabizi ko na Cedric nawe akunda Alice byadanje. Ese utekereza ko ubuzima Cedric buzamworohera? Ese ubona mu gihe noneho bose bamaze kuba bamenya ukuri, ko tubona Alice bamaze kuba yakwakira ukuri, ariko nawe kugira ngo yiyumvishe uburyo Cedric yaba ari umukire akaza kuba yakora hano mu rugo iwabo byamucanze cyane, uratekereza ko noneho Gihozo naza kuba yakira aya makuru ko Cedric atari umukene nk'uko nabyifuzaga, n'agasuzuguro kose yamushiragaho, ndetse no kuba yamufata nk'umuntu aho ngaho uciriritse cyane, hubwo Cedric akaba ari nawe boss we mu kazi, utekereza ko baraza kubyakira ute? Ese Dani wa ya makuru naza kuyakira kumva ko Cedric atari umukene nk'ukuntu njya bibonaga, ahubwo akaba ari umukire, uratekereza biraza kuba byamworohera kugira ngo abyakire? Guys, ese Cedric na Alice ubona urukundo rwabo ruzapfa kuba rwabakundira? Murabizi ko ibigusha bikomeje kuba byaza ari byinshi, murabizi ko ibintu bikomeje kuba byabangamira mu rukundo rwabo bikomeje kuba byaza ari byinshi cyane, kandi murabizi ko Cedric kuba ari hano akundana na Alice turabizi ko nta n'umuntu n'umwe ubashigikiye ngo bakundane, ariko turabizi ko umuntu waje ngo ni Shalom, turabizi ko we ababyeyi ndetse n'imiryango zose zirazi neza ko Shalom ndetse na Alice bazabana, ndetse ibyo ngibyo barangije no kuba babisinyira. Ese Cedric kuri ino nshuro atekereza ko hano hantu noneho hagaze hehe? Urabona Cedric noneho ahantu ageze, ahantu hagarariye ari hehe? Ko tubona ubuzima bwe n'ubundi komeje kuba bwamugora cyane, ko tubona situation akomeza kuba yajyamo ari mbi cyane, uratekereza ko ibi bikorwa byose bikomeje kuba byaba Cedric we uruhande arimo n'uruhe? Cedric uratekereza kuba ari muri buno buzima, urabona bino bintu biraza kuba byamworohera?
guys, wowe ukurikirana filime yacu Umukirire Wumumillionare umunsi ku munsi, ndetse ukaba ukurikirana ibiganiro byose bari guca hano kuri VNK Empire, ukaba wahageze, icyo tugusaba ni ukuba wadutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe kutujyana mu biganiro byose tuzaza gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Umukirire Wumumillionare. Icyo tugusaba ni ukuba watanga ibitekerezo ukatubwira nawe ukuntu uba wakiriye filime yacu Umukirire Wumumillionare. Murabiswe muri abantu b'agaciro, murabiswe muri abantu b'intwari mu biganiro byose tuba turi gutegura umunsi ku munsi, kandi nkwibutsa ko kingi ariyo channel yonyine ashiriweho abafana bakunda filime yacu Umukirire Wumumillionare. Rero nimba wageze hano kuri VNK Empire, icyo tugusaba ni ukuba utaharenga utabanje wareba nimba wakanze kuri buto ya subscribe kugira ngo nawe winjire mu banyamuryango bagize filime yacu Umukirire Wumumillionare. Ikindi ni gutanga ibitekerezo ukatubwira nawe ukuntu uba wakiriye uburyo Cedric none yavuye kwizima akaba yabwije kuri Alice apana kugomeza kuba yaca ku biruhande, yakomeza kuba yabica ku ruhande kugira ngo urukundo rwe rugende neza, kuba yakomeje kwigira umukene. Ariko turabizi ko nubwo yabwije kuri Alice, ariko turabizi ko intambara bakiyirwana, turabizi ko intambara y'urukundo bakomeje kuba bayirwana, ariko kugira bazayitsinda turabizi ko ari ibintu bitarapfa kuba byoroha. Rero guys, nabatindiye, icyo tubasaba ni uko mwe mutava hano mutabanje mwakanda kuri buto ya subscribe, byo nyine bihagije kugira nawe winjire mu banyamuryango wa filime yacu Umukirire Wumumillionare. Ngiye mwumvuga hano kuri mikoro ni Rwandan VNK, twongere duhure kuri part 13. Turabakunda cyane.